noneho kugira ngo mubone neza ko abakobwa dusigaranye amananga abazima bagiye ya wowe ugira urebe kano ka video muri hangana cyane impamvu nafashe pause uyu mwanya ungana gutya ni kugira ngo mbaye basobanure neza ugira urebe kano ka video wumve nuko ndabisobanura genda sobanura kuvuga icyongereza none uvuga ikinyarwanda nange muragenda mwumva ibisubizo ariko aratanga we mukobwa ari we wese aho hose ukurikiye ino video wigereranye n'uyo mukobwa ni wasanga uri nkawe uje hamagara musaza we atora inkoni agukubita vuna amaguru atagenda ate mu bigori ni waba utamufise naho uje kuri Facebook wandike Shalife Sky unyandikire unsabe ubufasha inze ndagukubita inkoni hejeje tugute mu bigori kuko nta kintu uzobumaze twagiye re sasa wumve no mukobwa uca umugereranya nawe twagiye re sasa ijambo kurindi ni Shalife Sky urakaza neza uravuga iki nta cyongereza uzi kuvuga nta cyongereza wavuga you don't ya ntacyo uzi ya Jesus Christ umuntu arambwira ati you don't speak English nta cyongereza ushoboye kuvuga ngo ibyo ngibyo nta cyongereza wavuga you don't God, my God. Usanz uri nk'uyu mukobwa batora inkoni bakubita bate mu bigori rwose. Sinkumva ibyo ushatse kuvuga. You want something to drink? Nawe ushaka icyo kunywa? Ushaka nuko kunywa. Okay, you can take whatever you want. Ati fata icyo ubona cyose ukeneye aho, ati fata icyo aricyo cyose ubona ukeneyemo ngaho, noneho urishura hari ibintu byo kunywa byinshi. Why you want? Oh man, ibaze uri kurare wowe nyene uri kurareba iyi video. Urabona uri nk'uyu mukobwa ukorerwa iki rwose. You can choose whatever you want. Ushobora guhitamo icyo cyose ushaka. Yeah. Go, Genda ufata icyo ushaka. I don't understand you, please. Sinahura neza ibyo uvuga. Ntabwo mbyumva rwose. I don't get you. Sinkumva. I can't understand. Kamwe arakabuze araryohewe. So bino bintu rero ku bakobwa benshi ubona basa neza batambuka neza bakonze bakavuga ugasanga akantu kamwe konyine kuko nanje hari umukobwa tubana muri village urugwiro anumvise azi ijambo ringe morning dear brother azi yo gusa noneho twarahuye arakambwira mu gitondo ndabwira ati sigaye meze neza nge ngurumva ntari mu nzira yo kavuga ngaho nawe nyumvira abanyarwanda kazi ndabwira mu ndebero uyu mukobwa ubu urumva badahuye kweri ijambo kurindi ni Life Sky. It's so beautiful. It's a beautiful. Your outfit ati nanjye nenda kukivuga. giving 100%. Okay, abwira ati shaka outfit abwira ati ni $100.6 abwira ati n'amafaranga $100 bitandatu y'amadolari nawe wumva ibi bisubiza ariko aragenda mu nyumvire. It's a beautiful. Your outfit is a giving 100%.